Amategeko ashyirirwaho gukemura no gukumira ibibazo bigera ku baturage. Niyo mpamvu rero umuturage akwiye kumenya neza amakuru yuzuye ku bijyanye n'amategeko, ndetse akanasobanukirwa neza ibigendanye n'inkiko n'uburyo bikorwa mu rwego rwo guca akarengane burundu. Wararenganijwe, warariganijwe. Ese hari ikintu ushaka gusobanukirwa ku bijyanye n'amategeko? Kurikirana ikiganiro Isi y'Amategeko. Kurikirana ikiganiro Isi y'Amategeko. Twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, umujyi wa Kigali, hamwe n'abadukurikiye bari hanze y'igihugu. Turabashimiye rero ko mwahisemo gukurikirana ikiganiro Isi y'Amategeko. Uru rero ni uruhererekane rw'ingingo z'ibanze umuntu agomba kumenya kugira ngo yinjire mu isi y'amategeko. Ndakurarikira rero gukurikirana uru ruhererekane rw'ingingo z'ingenzi kugira ngo nitumara kwinjira neza mu mategeko, nituzatuvuga ikintu ujye umenya icyo gisobanuye, bizagufasha kujya usobanukirwa neza bitakugoye icyo abanyamategeko bavuga n'imvugo y'abanyamategeko cyangwa se imvugo y'itegeko, kuko itandukanye cyane n'imvugo isanzwe. Murakaza neza rero mu isi y'amategeko. Ni byiza cyane gusobanukirwa n'amategeko. Bishobora kudatuma uba umunyamategeko w'umwuga, ariko ukagira amakuru ufite ku mategeko bikagufasha mu kwirinda cyane kubuza ingaruka n'uburyo wakwirindamo icyo kintu. Ndabashimiye cyane rero, kandi ndabararikira kujya mukurikirana cyane. Uru ruhererekane rero tugiye kureba, turifashisha itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Munyarwandakazi rwose, amategeko aba ahari ku bwanyu. Niyo mpamvu nawe rwose uba wemerewe kugenda ugasoma iryo tegeko, ukamenya amakuru, ukamenya ibirimo, ukamenya ibyaha, icyitwa icyaha n'iki, byose ukabimenya. Niyo mpamvu rero nagiye mbahitiramo ingingo zirimo ibintu by'ingenzi. Turareba ingingo ya kabiri, turebe ibisobanuro itegeko ryatanze, kugira ngo nituzajya tuvuga ikintu ujye umenya icyo tuvuze icyo ari cyo. Tugiye kubanza turebe icyaha ni iki. Itegeko ryo ryateganyije ko icyaha ari iki. Icyaha ni igikorwa kibujijwe n'itegeko cyangwa kwanga gukora igitegetswe ku buryo bihungabanya umutekano mu bantu, kandi hari itegeko ribiteganyiriza igihano. Icyaha ni iki? Ni igikorwa kibuzanyijwe n'itegeko. Icyo ni icya mbere. Hari ikintu itegeko ryavuze ngo iki ntukagikore, icyo ni icyaha. Ikindi cya kabiri, hari iki itegeko ryateganyije ko ugomba gukora, hanyuma ntiwagikoze, icyo nacyo kiguhindukira icyaha. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo kiza noneho gushimangirwa kuba icyaha iyo itegeko ryagiteganyirije n'ibihano. Uwakoze icyaha noneho ni muntu ki? Uwakoze igikorwa gihanwa n'itegeko, cyangwa uwanze gukora igikorwa gitegetswe n'itegeko, uwo niwe munyacyaha, cyangwa se uwakoze icyaha. Umufatanyacyaha noneho ni uwafatanyije ku buryo butaziguye n'uwakoze icyaha. Kugambirira noneho gukora icyaha ni iki? Umugambi umuntu yiyemeje mbere yo gukora icyaha. Uruhame, ahantu hateraniye abantu barenze babiri, ibintu bitangajwe kuri interinete, ku rubuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru, cyangwa byohererejwe undi, nabyo bifatwa nk'ibikorewe mu ruhame. Tugeze kuri rya hame, nta gihano hatari itegeko. Hano mu magambo make ni ukuvuga ngo nimba twamaze kubona ko icyaha ari ikintu itegeko ribuza gukora, cyangwa icyo ritegeka gukora, uwakoze icyaha ntagikore cyangwa se ntugikore. Noneho iri hame rivuga ngo nta gihano nta tegeko, ni ukuvuga ngo nimba iryo tegeko ridahari ngo rikubuze ikintu, cyangwa ngo rigutegeke kugira icyo ukora, ibiri inyuma y'iryo tegeko ntago wabihanirwa, kubera ko igihano kizaguhana kizava mu itegeko.
nimba itegeko ritarateganyije icyo kintu ni ukuvuga ko nta gihano gihari. Noneho tugiye kureba ngo amategeko ahana akoreshwa gute. Mu ngingo ya 4 ikoreshwa ry'amategeko ahana. Amategeko ahana agomba gufatwa uko ateye, ntashobora gukoreshwa ku buryo butandukira. Inkiko zibujijwe guca imanza ku buryo bugenekereje. Iki kintu mu cyumba nababwiye ko hano turi gukoresha itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Hano itegeko nimba ryaravuze ngo icyaha iki n'iki gihanishwa igihano iki n'iki, ni uko nguko bigenda. Mwumva aka kantu katazabayobera. Itegeko iyo riri kugena ibihano, kigena igihano ku kigero kinini, kikagena igihano ku kigero gitoya, bitewe n'izindi mpamvu runaka ziri mu rubanza mo hagati, ariko ubundi riba ryarateganyije uko icyaha kizahanwa, umucamanza ntaba yemerewe kubihindura. Ingingo ya 7 kudahanira icyaha kimwe inshuro zirenze imwe. Nta muntu ushobora guhanwa inshuro zirenze imwe ku cyaha kimwe nyirizina yakoze. Ni ukuvuga ngo hano nimba wakoze icyaha ukajya mu rubanza cyangwa mu rukiko ukaburana ugatsindwa, bakaguhana, wenda baragukatiye cyangwa baguciye ihazabu cyangwa ikindi gihano, uragikoze urakirangisha. Wa muntu wakureze cyangwa se icyaha barongera bakigaruye mu rukiko, ntago bakongera kukiguhanira. Uwo muntu yaba ataranyuzwe n'ibihano baguhaye, aba yarajuriye muri ya minsi 30 urukiko rutanga. Twagiye twigendere ku ngingo ya 16, ubusumbane bw'ibyaha. Nyamuneka umva neza ahangaha, ubusumbane bw'ibyaha. Ibyaha bisumbana hakurikijwe uburemere bwabyo ku buryo bukurikira. Ni uburyo butatu: icyaha cy'ubugome, icyaha gikomeye, icyaha cyoroheje. Twagiye ingingo ya 17, icyaha cy'ubugome. Icyaha cy'ubugome ni icyaha itegeko rihanisha igihano cy'iremezo cy'igifungo kirenze imyaka 5 cyangwa igifungo cya burundu. Ni ukuvuga ngo cyaha cyose umuntu bamukatira igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka 5 kugeza kuri burundu, kuko nicyo gihano mu gihugu cy'u Rwanda tugira kinini kuruta ibindi, aba yakoze icyaha cy'ubugome. Icyaha gikomeye noneho, icyaha gikomeye ni icyaha itegeko rihanisha igihano cy'iremezo cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 5. Noneho icyaha cyoroheje ni icyaha gusa itegeko rihanisha igihano cy'igifungo cy'iremezo kitarengeje amezi 6, ikihazabu cyangwa igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. Turabashimiye cyane. Tutuntu twumve neza, tuzagenda tudukenera. Hanyuma mukomeze mukurikirane isi y'amategeko, kandi ibibazo rwose mwemerewe kubaza. Abagiye bahura n'ingorane, abagiye bahura n'ibibazo, abagiye batagira ibyo basobanukirwa mu mategeko, ndetse no kuri ibi ngibi twabasobanuriye ukageraho ikibazo, watubaza tukagusobanurira muri komanteri. Ikindi musangiza abanyarwanda, amategeko abereyeho abanyarwanda, abaturarwanda. Aya mategeko abanyarwanda ni twebwe afitiye akamaro, ni twe yashyiriweho, ni twe rero tukwiye kuyamenya, tukayamenya tukayuza ku buryo amategeko aba ari mu maraso. Mudukurikire, mutubaze, tuganire ibibazo muhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, muduhamagare, turaza gushyiraho kontakte zacu, muzasobanukirwa. Imana ibarinde, mugire amahoro.